gukurikirana kiriyo nyimiridde okukiikirira olukiiko olubadde luddukanya ebikwatagana n'okuziika kugira ngo bagezeho bimwe mu byo babashije kwiga nsobole okubatuusaako ripooti eva mu ofiisi yaabwe mu kakalabizo lyabwe. icyambere maje gweza pole mwebwe mwese muteraniye hano okusooka njagala kubagiza mwenna abakuŋŋaanye wano olwaleero n'abari hanze ya Uganda ate n'abali ebweru w'eggwanga mwihangane njagala bagamba nti muddemu amaanyi by'umwihariko madamu Bishop n'abana be okusingira ddala mukyala Bishop n'abaana ababyeyi biwe abakadde ba Bishop abazadde be itorero ekkanisa ya New Lake abaturanyi abaliraanwa mwese pole n'ab'eŋŋanda mwenna kandi Imana ibakomeze muddemu amaanyi Mukama abagumye. icyakabiri turashimira abavuye kutubwiriza ate twagala kwebaza omubuulizi waffe ow'olunaku n'abafite porogaramu Imana ibamugisha n'abakulembeze ba porogaramu ya leero Mukama abonye omukisa. rero turagira tubagezeho gahunda ijyanye n'amateraniro twagala kugera ku porogaramu ekwatagana ne amateraniro y'abantu ne saavisi y'olwaleero wano. komite twabiganiriyeho mu bijyanye na saavisi hano nk'uko bivuze twakyogeddeko ekikwatagana ne saavisi wano olwaleero twifuje ko amateraniro yazatangira saa 8 nti saavisi ejo kuva ejo ayogera ku porogaramu y'enkya kuwa mbere no kuwa kabiri ku balaza ne ku lwokubiri porogaramu yo eteekateeka okuwerekera omubiri twajya dutangira amateraniro saa 8 tujja kutandikanga saavisi saa 8 kugeza isaha 11 zuzuye mpaka 11 ez'akawungeezi. uyu munsi twateranye dutinzeho gato kubera ko twabanje amateraniro iwacu leero twaluddeho okuŋŋaana kubanga twasose mu makuŋŋaaniro gaffe ffenna ariko ejo no hirya y'ejo tuzatangira saa 8 tujye tugeza isaha 11 kati enkya ku balaza ne ku lwokubiri saavisi yaffe wano etandika 8 mpaka 11 kugira ngo bifashe abantu gusubira mu mago kiyambe abaddayo mu maka gaabwe okuddayo. nanone nyuma y'iminsi ibiri kati oluvannyuma lw'ennaku zino ebbiri komite yaganiriye tuzaguhuriza ko umunsi nyirizina wo gusezera umubiri wa Bishop bizakorwa kuwa gatatu. kati twakkaanyiza n'olukiiko olutesitesi nti olunaku lwennyininyini olw'okuwerekera omubiri gwa Bishop lunaabeera lwakusatu olwa wiikendi etandika ekiro kya leero. umuhango rero nk'uko nari mbivuze kuwa gatatu tuzashingura Entebbe ahitwa Kisubi. kakati gye tugenda okugalamiza omubiri gwa Bishop mu nnyumba ye y'olubeerera tujja kugenda ku Entebbe gye bayita Kisubi aho niho tuzashingura kuwa gatatu gye tugenda okuziika ku lwokusatu olwa wiiki etandika ekiro kya leero. ebijyanye na porogaramu y'umuhango nyirizina kakati kikwatagana ne porogaramu y'olunaku lwennyininyini olunaku lw'okuziika lwennyini uko bizagenda uwo munsi kose porogaramu bwegenda okutambula ku lwokusatu lwennyini ejo mu materaniro ya nimugoroba enkya mu kukuŋŋaana kw'akawungeezi tujja kubawa ekiranga ekikwatagana ne porogaramu ey'okuziika. ikindi rero ekirala kuko umuvandimwe wiwe avuye kubivuga nga owooluganda bava okukyogera muri uru rugendo rwo kuva hano ajya Nairobi no kugaruka kugeza uyu munsi mu lugendo lwa Bishop olwamujja wano n'agenda Nairobi n'okudda n'okutuusa leero ndetse n'iyi gahunda ijyanye n'iminsi 3 tuba dufite hano n'ennaku zino 3 nga tweteekateeka okumuwerekera. iyi minsi twasanze izadutwara kugira ngo umuhango ukorwe neza usozwe neza twasanze bizadutwara miliyoni 18. twasanze nga enteekateeka yokka nga tekuli biri eby'olugendo lw'e Nairobi bijja kutwetaagisa miliyoni 18 eza siringi. nanone kandi mwumvise ko yatubwiye ko bagarukanye umwenda w'ibihumbi 15 y'amadolari. ate era mukitegeddeko nti okuva eri mu ddwaliro gy'abadde ajjanjabibwa twakomyewo nga tulina ebbanja erya $1,000. ayo mafaranga basabye ko igice cya mbere cyayo kizishyurwa ku itariki 7 z'uku kwezi era twakkaanya n'ab'eddwaliro nti ekitundu kya ssente ze zaasigalayo kyakusasulibwa ennaku z'omwezi meka. uyu munsi dufite tariki zingahe? uyu munsi dufite tariki 2 leero 2 tulina okusasula nga dusigaje iminsi 5 tubuzayo ennaku 5 kimwe cya kabiri cy'ayo mafaranga okusasula kwegamba $1
dola kasanvu nanone nyuma kasanvu bitano nanone asigaye kati eziba zisigadde kasanvu ebitaano nayo tuzayishura nyuma y'icyumweru kimwe n'ukuva ku minsi 15 y'uku kwezi uyu mwaka kwegamba nga 15 omwezi ogw'olubereberye 2022 ubirebye neza ni tulina mu gihe okusasula balansi ubirebye neza ni mu gihe cy'ibyumweru bibiri kwegamba ze weeks 2 nanone ukuye ayo mafaranga uyakuriye uretse ayo mafaranga ng'oggyeko sente ezo hari undi mwenda twari dufite ungana na miliyoni 4 tubadde n'ebbanja eddala lya miliyoni 4 ezaawa hari ayo twohereje yakunganiraga kwishyura papa ambulance enye za uganda za Uganda ennya eza siringi ezawano ayo twatanze twunganira kuri ambulance agomba kubazana ze twaziwayo nga tuzongera ambulance yamutwala ndetse no kubakira hano ejo bagera hano n'okuba receivinga jjo nga batuuse ngira ngo ayo mafaranga murayumvise kati mukitegedde kikwatagana n'ebyensimbi rero komite imaze kwegeranya ayo mafaranga yose cyangwa ibyo bisabwa byose komite yamaze okugattira wamu byonna ebyetaagisa mu expenses badusabye kutubabwira ngo batusabye tubagambe nti mugerageze buri wese uko ashoboye nti buli sekinomu kuffe ng'ab'eŋŋanda mu mbaraga mukwano za buri wese mu maanyi go oba mu bunafu bwo umuntu wese agire icyo atwerera omuntu yenna abeeko ky'atoola haba ku giti cyawe oba gwe nga sekinomu haba ku muryango wawe oba gwe ne famire yo yaba itorero oba usengeramo gwe n'ekkanisa mw'okuŋŋaanira niba ufite n'inshuti hirya no hino ahantu oba ushobora olina kubana n'emikwano ku mabbali duhuze imbaraga twese tugatte amaanyi turebe ko uyu muhango tuwukora tukawusoza neza tukole porogaramu y'okuwerekera omukadde waffe ndetse n'uyu mwenda turimo tukazawushaka ate n'ebbanja lisasulibwe awatali turizera ko hamwe namwe tuza nti mutulamu nammwe hamwe n'Imana ate ne katonda ng'ali naffe bizagenda neza teri kigenda kutulema dukomere Imana amashyi abakikkiriza tukyebalize katonda ndagira nanone mbereke Pastor Muhoza Kaswise ahaguruka pasita muhoza njagala mubanjulira niwe mubitsi wacu oyo kakati ye mukwasi w'ensawo yaffe eyo nagira ngo ahantu hose ushobora kumusanga umwanya uri wo wose wonna womusanga oba omusanze mu kikuubo oba nansana mwe musimba eddoola wayimugezaho kyonna ky'omuwa kimuwe ndagira nsabe Frank nawe niba ari hano haguruke frank naye kamubanjulire waali ayimirireko afite indi tiimu bari bakorana hariya alina ttiimu naye gy'akolagana naye eyo yahagarara bakabasha kumubona frank mutulage ku ni ukuvuga ko umuntu wese nawe waba ufite inkunga yayigeza kuri omuntu Frank yenna ng'olina obuyambi bwonna n'osinkana frank hamwe na tiimu bari kumwe ne ttiimu ye baleka tulabe ku frank awo Frank ndaba balingiza eri awaka ataragera hariya reka dukomeze mbabwire inamba za Muhoza hariya aho ayakoresha ndowooza kambawe kontakiti za muhoza zakozesa singa MTN ahakoresha ni 077 MTN akozesa noti 77 082 noti 82 73 73 04 noti 4 nanone akagira niya papa subiremo iyo ngiyo ibanga MTN bari basaba ko tuyisubiramo ni 077 MTN yesooka noti 77 082 noti 82 73 73 04 noti 4 iyo ni MTN eraga yokka ya matana Airtel afite ya kabiri katate Airtel yanga ni inama 075 ali ku noti 75 gatatu rimwe 0 3 M noti 20 2 noti 92 mwenda 2 reka zisubiremo addamu eyokubiri eri wagizeemu lwedde ni 075 Airtel noti 75 gatatu rimwe 3 M 02 noti 2 09 noti mwenda 2 amazina hari amanya agajira ku akaunti yitwa Kaswise Muhoza bamuyita Kaswise Muhoza Gatwara gonna gali ku akaunti Gatwara niyo ari kuri account Gatwara Kaswise Gatware mukitegedde abanakyaddondo mukitegedde Gatware Kaswise Muhoza
nagerageje tibajya kwikwasa Imana igumukira Amina. hanyuma rero nari ngize ngo abo turi kumwe muri komite hano kakati abali ku rukiko rutesitesi bahaguruke bayimirire ko igikorwa nk'iki ngiki kiba bisaba ko abantu bavugisha abantu batandukanye kandi bamwe hari igihe bataba bagaragara kubera imirimo myinshi ariko bikaba byiza abantu ko hano bogere ko neba nafi abatari nafi abantu bari mu kakarabizo lyabwe abari hano rero munemere muhaguruke abantu bababone abali ku rukiko rutuyamba muyimirire ko abantu babalabe urukiko rutesitesi niyo mwetegereze fese zimu zangana kufanana nizo kuraba uwo muno rohoza yori okay mbere hariya ni Revera Maisha muramuzi bwetandikira wano Honorable Maisha mumumanyi Pastor Patrick muramuzi omusumba Patrick mumumanyi naye Pastor Kasuse tuvuye kuvuga era Pastor Kasuze tuvuye kwogera mumulabi hanyuma Manase muramuzi Oluganda Manase mumumanyi uyu ni Pastor Jonas muramuzi Pastor Jonathan mumumanyi ule mabega uyu w'empaji ni Pastor Levi omusumba Levi mumumanyi uyu ni Bishop muramuzi Bishop Zadok mumumanyi uyu ni Pastor Rubibi Pastor Rubibi mumumanyi bulijjo uyu ni Pastor Bonfils Pastor Bofis abasinga bona ba pastor okay hariho na muvandimwe ndahinda yimusa ku mukono wakulabe hanyuma hariho umuneiba nawe uri muri komite sinzi ko ari hafi aha waliwo omuliraano wa Bishop ali wano ku komiti naye oba aliwa iyi komite rero kati komiti eno ariko hari n'abandi ntakubabwira batari hano waliwo n'abalala bataliiwo njagga banjulira Muramira ari hafi Muramira oli kumpi wano Muramira nguriya Muramira uli ku Wankaaki hanyuma na Ruremesha ari hafi hariya mukulu Ruremesha na Jimmy naye Frank tetwabona na Manzi sinzi ko ari hafi waliwo Frank babadde baana nguriya okay wuli eri rero iyi komite twakoze kati olukiiko luno tesitesi ni komite iri mixed komiti eno erimeranze yes amina irimo abashumba mulimu abasumba irimo abantu bagize famille abugufuriya mulimu ab'inganda abaclose irimo abagize mutualité mulimu abakwatagana irimo mutualité tekimbuseeko nokonyina bakitegedde harimo abagize mutualité harimo abaneiba eyo maturite harimo abaneiba mulimu abaliraanwa niyo mpamvu mwabonye ari komite nini cyane cyumuva mwalabye nti komite hakabamo n'abagize itorero rya New Lehi nimubamu ate n'ab'ekkanisa ya New Lehi omusumba ubwo haracyarimo n'amahirwe ko n'abandi dushobora kubongeramo tukyalina omukisa n'okwongeramu abalala mu reka mbasabe bicare kabasabe batuuleeko rero bavandimwe kati n'ab'enganda b'emikwano reka nsoze bashimira kankomekereze nga mbebaza guhera ejo tumaze kumenya amakuru okuva jjo nga tutandise okutegeera hari abirutse bajya Murago waliwo abadduse nga bagenda Murago abandi baza hano mu rugo abalala badduse nga bajja eno twaraye tugejeje saa 7 saa 8 twicaye hano tuwatusa ssaawa 7 8 nga tukyali wano Imana ibaha umugisha mukama abonye reka nshimire abaneiba hano kaneebaze abaliraanwa baffe wano baraye bandangaje baneighbors baffe batwewunyisiza nnyo bahise bahagurukana n'abana n'abagore n'abapapa basituse ne bakazi baabwe n'abaana bazana n'ibintu byo kuryamaho ne baleeta n'ebyokwebakako baraye ahangaha muri bonna basuze mu kikomera kya Bishop rero abaneiba kati abaliraanwa baffe twabanye nabo muri meeting ya nijoro twabadde nabo mu meeting ey'ekiro turicarana nabo tula nabo nibo badutije ahangaha be batwazisa ekifo ndetse nibo badufashije n'aya mahema be batuwadde tent sizino abo bantu mwashimire abantu abo baliraanwa banayo mubebaze aka gace gatuyemo abantu beza akatundu kano oba ekyalo kino kirimu abantu balungi nnyo Imana ibaha umugisha katonda wa Isirayiri n'ubu turi kumwe nabo bari muri komite nakati mwe bali mu komite turafatikanyije twese muri iki gikorwa tuli mu kuyambagana mu kikolwa kino reka sabe Manzi atambuke hano anunganire asabe brother Manzi atambule Imana ibindi nasigaje kugira ngo adufashe bwemba nnabyendesa oba oli ariko agatonda bashimiye mwese kuza naye wakati awo njagala beebaza wanga olw'okujja abantu yanga Imana omuntu akyawa abantu aba akyawa ne kandi katonda nawe ubwi wakiyanga ate naye aba teyeeyagala agisa namwe teri kiringa muri abanyembaraga muli b'amaanyi muri abaturanyi beza muli baliraanwa muri balungi inshuti nziza muli mikwano emirungi muragaragara neza mulabika bulungi hamwe n'ibyo byose awamu n'ebyo byonna bye mukola Imana ihugisha katonda bawe omukisa
murakoze webale ssebo nanjye ndabaha pole nange ndeeta okusaasira gye muli nanjye ntisisa ate nga nange seerese mabega mukomere mugume twararwaje twajanjaba mwese ko mwarabikoze mwena teri ataajanjaba wano ntacyo twishinja tetuyina kitusalira musango imana ni gutyo yabigena katonda bw'atyo bwe yasazeewo nk'uko mubizi nga bwe mukimanyi twakoresheje amafaranga menshi twakozesa ssente nnyingi ddala kandi avuye mu mifuka yacu ate nga ssente zivudde mu nsawo zaffe ku buryo kugeza uyu munsi numvishe ko hakiriyo n'amadeni kati ate mpulidde wakyaliyo n'amabanja hari ikintu kamando yari arimo kuvuga kijyanye n'amashiringi waliwo kamali kyabadde ayogera kikolera ne ssente agomba gukoresha kamando none hari miliyoni 18 waliwo miliyoni 18 dukeneye ubu ngubu ayo ngayo ni emergency ntabwo tuyaca ku ruhande hari ayo kuvuza azaba ku itariki zirindwi kati zino 18 zo bazetaga akagwirawo teziringa ziri nanga 7 ate 15 zino zo bazita zakagwirawo hano mu nzu hari abantu wano mu nyumba abantu namwe murahari ate namwe muri dukeneye aho kumwubakira inzu ye nziza twetaaga okumuzimbira ennyumba y'olubeerera ennungi ngambe y'omubiri gwe no kwa muganga hari andi mabiru hari yari yakoresheje umunsi w'ejo ate waliwo n'ebbiiru ezimu ezasigadde mu ddwaliro gye yabadde wano ng'atuuse aho ayo mashiringi yose nta handi ava arongera ave mu mifuka yacu kati ssente ezo tezigenda kuva walala wonna zijja kuva mu nsawo zaffe rero ndabasabye kamandwa ntabwo yabiciye ku ruhande ngira ngo yanabyibagiwe kati kamandwa alabika yabyerabidde bambi bibabadde bingi kandi uno munsi wa none ate leero uyu munsi twakoresheje amashiringi angana na miliyoni 1 irenga leero lokaloka twakozesanga miliyoni 1 n'okusoba kugaburira abantu icyayi cya mu gitondo na lunch okusavinga abantu abasuze wamera basibyewo ekyenkya n'ekyemisana ibya nimugoroba mu bitekereze nabyo kati ate n'olegulole wagenda okusa kandi ejo dufite abashyitsi benshi bazava mu matorero yacu hirya no hino n'abashyitsi ate tulina abagenyi abagenda mu makanisa gaffe enjuyi zonna ejo tuzabigenza dute baginzigyeko ejo tuzabigenza dute kakati olwenkya tunakikola rero tugiye gutanga amashiringi kati nze mbadde ngamba tuweeyo ssente nona kati uru ni urugamba rutungura abooluganda nolweya lutalo bisaba ngo umuntu ngabe yiteguye olukugwira bugwizi icyo ufite cyose cyadufasha nibura tukabona icyo aho tugutangirira kwegamba kyo ekijjirawo kikwatira kugenda gutegura iriya mva hariya ntabwo bisaba ngo tuzabikore ku wa gatatu twabanje kwicara okugenda okuteekateeka entaana ye bikeneye ko ejo bitangira gukora balina okukitandikako enkya abantu bakeneye gufungura ntabwo birindira n'abantu bajja kwetaaga okulya n'okunywa tolinda rero dutanga amashiringi so mbadde nsaba tuweeyo ssente ndahamagara timu ya franka katute tiimu ya franka nimwihute tiimu ya franka twanguweko muze n'igitabo cyanyu mujje n'ekitabo kyammwe murihangana hari amakosa mose banayini n'ensobi gye nkozaawo iyi timu igiye kuzenguruka n'igitabo kati eno tiimu ejja tuyitamu yavuga ayo afite iyo ariyo yose buli muntu ayogere kyasobola kyonna twese uko turi aha ngaha icyo twateranya cyose kiravamo umurimo ukomeye kye tusobola okukuŋŋaanya wano kijja kuvaamu omulimu omunene ari ushoboye kuvuga yavuga ayinza okukyogera n'akamwa ke asobola okyogera utabishoboye nawe aba basore babahitemo mugenda mugira icyo mubaha kandi atasobola kwogera bano bajja kuyamba okuyitaayitamu owandiike kandi bikore vuba vuba kugira ngo duhe n'imibare tumenye tutizera ngo tuvuye hano birangiye n'ejo tuzongera tubikore kuko tuzashyingura rero ku wa gatatu tukozeewo ki ekya tunaakolawo ki tugamba tubere nga kandi n'utaje ntacyo afite nawe yabivuga ate neyazenga talina kyalina n'ejo haracyari umunsi wo gutegura iki n'enkya waliwo gikorwa olunaku olw'okukikola mubace ntimugire uwo mutinya kunyuraho
temubaako gwe mutya aha n'urugamba turi bonna bazze wano basekula omulanga hari uwaruvuze ngo agakayi bafite ni kamwe baka impapuro bakagabagabana kugira ngo bagere mu bantu vuba. Nanone ikindi mpozi ekirala hari uwarumbwiye ngo aya mafaranga twavuze mu madolari twakavuze mu mashingi kugira ngo abantu babashe kuyumva neza. waliwo aŋŋambye tuseere tuzigye mu ddoola tuziteeke mu shiringi abantu baziteeke ibihumbi 15 tuvuze by'amadolari omutwalo gumu n'ekitundu ogwa dola gwe tubagambye birangana na miliyoni 52 n'ibihumbi 8 by'amashiringi. ze miliyoni 52 n'emitwalo 8 eza siringi. Rero uyafashe ukayateranya nange twari tuvuye kuvuga miliyoni 18 bw'ogattako 18 ze tuva okubagamba hanyuma na 22 ubwo ziba miliyoni 72 ze miliyoni 72 eza siringi zaffe wano mu Uganda. ayo mafaranga niyo dukeneye zisente ze twetaaga okukiryalinga kugira ngo igikorwa kigende neza ekikola kitambule bulungi kandi n'umwenda nawe tusohokemo neza ate n'ebbanja tulisasule. ikindi kandi nongeraho ekirala kyenjagala okwongerako hari imbuga ziza gushyirwaho ndetse bamwe bazabagezeho waliwo platforms eza WhatsApp n'ubundi buryo bwose buza gukoreshwa muza kubona n'engeri yonna gye tujja okuteekawo ku kugira ngo bidufashe kwegeranya ubwo bushobozi kugira ngo tubashe kuva mu kijja kibazo. tuyamba okugato amaanyi. Reka nsubize manzi microphone. Kanzeyo microphone wa brother. murakoze Mwebale nnyo. kanizere ko umuyobozi wa gahunda aduha nk'iminota 10 tuyikoreshe muri iki gikorwa. Program anatuwa eddakiika nga 10 bari barimo bambwira ngo dushyireho agaseke ariko kabe karetse mbadde ngamba nti ekibbo kigira kiri